abantu narinzi ko ari abakera nibo batangaje abanyarwanda umuntu w'iki gihe umucyure utangiye ntawaguha n'imbere ni bake basigaye bagihani noneho nawe ntabwo wari uri kwemera ko iriya nka nyigufi. uyu muco wari uwa kera nibwo bahanagiye ariko kubona umuntu w'iki gihe uvuga ati ngwaye ni za zindi zo mu kabari nyizabanyagahene zigataha wamugura icupa akaguha inka nta n'inkoko agira hano ari kwereke amaye njye kuri pariseri ngenda guha pariseri yo kuzubakamo kandi urabona ko ari hanini kirasha wamfura mugira nzovu mugire umwereke icyiza cyo gushaka batangiye kukugabira batangiye kukugabira inzovu ntanywa amata ariyo gusa ndashimira umuvandimwe umpaye inka nibwo bwa mbere nahabwa inka kuva nagera mu Rwanda ariko ngo hari indi surprise agufitiye nta nubwo ari inka gusa ndi buguhe kuko kuva wazana umugore nahise ntekereza ko ngomba kugufasha nkakugabira nk'umuntu w'inshuti yanjye hari n'indi surprise ngufitiye baye nkugurire ikaziye oya ntabwo ikaziye nkugurire ikaziye ntangire inkuru ubwatsi ahubwo ndayicyura mu gitondo ese uwo muvandimwe surprise agufitiye yindi surprise yindi agufite surprise hano ku muhanda ahangaha imbere surprise y'ikiseka amaye akarega aregura kunzwe ugize igihe washaka kuva watera intambwe yo gushaka ukazana umugore buriya twahise twemera ariko nubyara noneho ibintu tuzakora ni amateka uzaza kumenya tuzabire mbega uzabibona n'ibibi uzabibona n'ibiba ntuzemera ko ufite abakunzi ubundi abantu narinzi ko ari abakera nibo batangaje abanyarwanda umuntu w'iki gihe umucyure utangiye ntawaguha n'imbere ni bake basigaye bagihani noneho nawe ntabwo wari uri kwemera ko iriya nka nyigufi. uyu muco wari uwa kera nibwo bahanagiye ariko kubona umuntu w'iki gihe uvuga ati ngwaye ni za zindi zo mu kabari nyizabanyagahene zigataha wamugura icupa akaguha inka nta n'inkoko agira hano ari kwereke amaji yigeze aguhereza inkoko se amaji yamayaga kuko njya kugatamira kandi nako nagashwe ariko yari inkuru yamayaga kuko gakuze njya kukarya ariko nizo yoroye ariko umuntu atanga icyo afite ese niba yoroye inka amaji akaba yoroye inkoko umuntu atanga icyo afite ntuze ko hari n'uguha inka kandi nta n'inkoko agira cyane akayiguhera mu kabari za nka zo mu kabari zigataha ubonye icyiza cyo gushaka urakibonye shaka ni ngombwa ubu ibaze ko bitangiye aka kanya atarabyara ibaze nakubwiye ngo nubyara uzabona urukundo tugukunda noneho azajya kubyara n'iriya nka yanjye nayo iri hafi iri gukamwa urumva ko ukuntu azaba ari uburyohe ibintu bizaba bimeze neza nawe ubundi nuko bimeze kandi urakoze cyane ngufitiye n'indi nawe surprise uzagira abaguha rwose se akarage uvuye utansabiye n'inyana koko uvuye utansabiye n'inyana imwe gusa ngusabire se niba kandi njye guhesheje umugisha njye twahuriye hano umukire aranga ngo uri kumwe na yakana ababonanye ariko hari imana umufitiye nyir'ubwite se kuva yashaka umva ngo hari imana mugabira ubutare singuye nyir'ubwite urabibona rero ko tugeze muri ya sambu yanjye hose nahawe hose nahanjye ubwo rero kuri muri ba basaza bakoze kera ku myaka yawe barakoze kandi n'ababyeyi bacu bagiye bakora ahubwo ikintu kitumye nkuzana hano ndagira ngo nguhe pariseri yo kuzubakamo amaye njye kuri pariseri ngenda guha pariseri yo kuzubakamo kandi urabona ko ari hanini kirasha wamfura uragenda utera intambwe ushaka aho wumva ugarukirije ukatira aho ngaho yakamwana ubonye ikibanza kigali ntabwo ko nagera na ruguru iriya nyine uragera ushaka kandi yakubwiye ko ari hanini cyane nose urabona waharangiza reba ukuntu uhangana urabona waharangiza reba ukuntu uhangana urabibona uratera intambwe aho uri bugarukirize umubwira ati aha harahagije bahita bahashinga imbere kameramo shamerekeza yakamwa uyu mugisha noneho uyu mugisha ubonye umuntu ntabwo yaguha ngo
ya nuko bazitera wowe uratera aho ugarukiriza kameramani uramenye tukandagira muri ibyo bishyimbo ntago makandagira humura rwose ibi nabyo urabihita bimuhereza byose nibirimo hageza na arahita bitwara nibi bishyimbo se none se ndaguha ahantu nkunyaga ibishyimbo wakatira hano umuntu akazarya no kuri uyu mushinga urahitamo dore hari imyumbati hari oya kamera urabona ariko ni imyumbati nayo ntabwo mfite kwiba ntabwo ukunda ubugari se ubugari ariko mfite umwana w'imuhanga reka urangwa imuhanga haba ubugari uriya mugore wawe ni uw'imuhanga uriya mugore wanjye ni uw'imuhanga urumva ko akunda ubugari mwumva ubugari ngiye kujya ndya ubugari rwose nivuye nyuma ngiye kujya ncungana n'isupu kandi uriya mwana ntukajye umubabaza yaka ntabwo nabikora ikosa ndamukunda ikibazo nushyika wasinze uramukubita reka rimwe nibwo naraye hanze kandi yabinciyeho ubwa mbere nshya nk'umurongo ndara hanze uwo munsi rwose ibaze wowe umunsi narongoye bwa mbere ukandaza mu nzu njyenyine ibyo bintu bibaho wari wigendeye mu nzoga nanyweye agacupa nsinzirira mu ntebe ndaremuka cyangwa wari wabonye undi muntu gusa ubwo ntibamwinjiye kuva twatangira kubana indangamirwa nabaye nshyize ku ruhande reka da ahubwo kambare ntabwo ukijya mu ndaya ariko se mwambarira oya yaka ibarire baguhaye we bakumukire yakubwiye ngo hano hantu ni hanini hitamo uratera intambwe ushaka uratera intambwe ushaka watera gutya warazitera buriya iyo ni imwe kabiri gatatu gatanu ahantu hazajyamo kadasitire kabisa nziza kabisa gatandatu ahubwo ndabwira umugore azanira kuri uyu mushogoro yakari kwitekerereza umushogoro gatandatu cyangwa wahibagiwe karindwi umunani icyenda icumi etaje nzayizamuriramo hagati uzuka etaje hano na anekisi anekisi nge na kode banza ubwire abadiyasipora gutera inkunga kugira ngo umva uzahita uzamuramo ka etaje mbonye ikibanza cy'ubuntu bawe inka y'ubuntu ubu rero igisigaye ni ukunera inkunga nkazamuramo ka etaje nanjye nkajya ndarama mu kageretse ushaka ko amagorofa angahe reka nanjye nkajya ndara mu kageretse rwose ushaka amagorofa abiri gusa 9 cumi n'izagizira oya nushaka ko umfungira ahangaha ubwo se cyujuje mezire yaka ubwo cyujuje mezire nanashaka warabona hano hantu ariho honyine ugomba gufata mfasha ahangaha uzajya ugenda unyongeza naguhaye isahani wikoreremo none utangiye guhaga utari yakaye wakimaye cyose nkajya kugisumbisha nk'amaji nkajya kwigurira mu cyaro ikibanza cyo mu mujyi kingana gutya ubwo se amaji ko yasumbishije agasaguraho B1 jini akajya kugura mu cyaro buriya nanjye hano umpaye rero nshobora kuhasumbisha nkajya kugura mu cyaro kubera ko urabona umpaye n'inka nkajya kwiyororera mu cyaro ubwo baguhaye inka baguhaye n'ubutaka ubwo inka nikunanira kwijyana i Masisi uzahita uyizana hano nikunaniza kuvuga ngo noneho yakuniza abaturage n'abakiri bari ama etaje shaka uradukiranye noneho karabaye oya imana niyitanga gusa mbaye ngushimiye God bless you kabisa shimira umukire kwanza mushimire wanze mubwira abantu bo ku Ntare TV umva wanze temaga kesa ariko bazo n'ubwanwa icupa rimwe oya ntacyo bitwaye rwose nanjye n'ubundi ntabwo nari kukugabira gusa ngo utahane inyota usome rwose ubwira utarabyara ariko usome ku mati zabyara oya tugomba kuzayasoma tukayasangira kabisa uyu ni umushumba wawe uyu nguyu ni umushumba wawe rwose uyu ni umushumba wawe nushaka utagira umuha amategeko umubwiye amazina y'iriya nka iriya nka bayita Mutesi akazi no kuririmba akaririmbo k'Umutesi ahita anayihimbira indi yaga n'umuhanga Izire Mutesi igera yino mubaze cyo kinyibutsa ukuntu twakundanaga ubwo gisupusupu ari bugufungisha